uyu mugabo arya amakara, umucanga n'amabuye nk'ako mutegura ibyo kurya ku meza saa sita, kandi ibi nibyo byo kurya bimuryohera kurenza ubundi bwoko bw'ibiryo byose bibaho. Ni chakula bye sana. Ariko se ni iyihe mpamvu ituma arya imyanda? Ese iyi myanda ntabwo igira ingaruka mbi ku buzima bwe? Ese ko abamubona batamubuza? Hari ubundi busobanuro bwimbitse kuri ibi? Ntabwo ari Jama gusa wihebeye kurya amatafari, imicanga n'amakara, kuko mu gihugu cya Kenya harimo umugore urya itaka ndetse rikamuryohera kurenza ibindi biryo. Mu Buhinde hari umugabo witwa Pakirapa, we yikundira kurya amatafari. Madi wo muri Pakistani yihekenyera amabuye nk'ubunyobwa, akaba ndetse afite isoko ry'amabuye yo kurya. Hari n'abandi benshi, ariko kuri uyu munsi tugiye kuvuga kuri Jama. Igihe nari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, numvishe umuntu urya amatafari, amakara ndetse n'umucanga nk'ibyo kurya bya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Niyo mafunguro ye. Abantu benshi bakeka ko ari umusazi. Uyu jina ke Jama, ariko mushire. Izina rye yitwa Jama. Ntabwo ari umusazi, nta n'ikibazo afite mu mutwe. Ni umuntu usobanutse mu muryango. Ariko nanjye sinjya nsobanukirwa ukuntu umuvandimwe wanjye arya umucanga, amabuye n'amatafari. Iyo mubajije uko yumva bimeze, ambwira ko yumva biryoshye kurenza ibindi biryo byose bibaho. Afata amatafari akayamanyuramo ibice, agatangira kubirya. Si ibyo gusa kandi arya n'amakara. Ikintu gitangaje ni uko ari umuntu muzima, atari umusazi, ahubwo n'ubuzima yahisemo kuva akiri muto. Aitu unapenda tu kulaka tu makala juu ya nini? Ndio damazi ya vrai. Hapana, usipona kula hivi. Ndio nanishibishaka. Iko vitu mbaya. Abo babana bagerageza kumubuza kurya amatafari ngo ajye arya ibiryo bisanzwe. Bagerageje kumuvuza kugira ngo ajye arya ibiryo bisanzwe, ariko byaranze. Ariko ubwo nta ngaruka bimugiraho, baramuretse ngo abeho uko ashaka. Nangu Jama. Nitwa Jean Marie, nkaba nzwi nka Jama. Ntuye mu majyaruguru ya Kongo. Yego, ibyo mwumvise nibyo. Ndya amabuye, amatafari, umucanga ndetse n'amakara. Ibi nibyo biryo nkunda kurusha ibindi. Nibyo biryo umugabo nkanjye ukora cyane nkwiye gufungura. Ibiryo bisanzwe byataye uburyohe bw'umwimerere. Rero niyo mpamvu nahisemo kwirira amatafari, umucanga ndetse n'amakara. Nagerageza kurya ibindi biryo, ariko ibyo bitatu nibyo nkunda kurusha ibindi. Kuri aya mafunguro dufata mu gitondo, saa sita na nijoro, ntabwo yayageranya n'amakara, umucanga ndetse n'amatafari bye yirira. Kuko tuzi ko ibyo kurya bifite intungamubiri zikomeza ndetse zikanongera imbaraga umubiri, nawe muri aya matafari niho akura intungamubiri. Mbo saba leo na mimi izoea sana. Natangiye kurya amatafari nkivuka. Bagerageje kumbuza, ariko bifata ubusa. Ariko babonye nta ngaruka mbi bigira ku mubiri wanjye, bahisemo kundeka. Naryaga ibiryo bisanzwe nkiri muto, ariko aho nakuriye nahinduye iryo nsigaye nirira amabuye, umucanga n'amakara. Ibiryo bisanzwe ntago bimpaza, amabuye niyo ampaza. Ni sawa. Mungu bure. Hapana, metrevie. Joani. Wapi? Anye mjua simu. Basi ni chakula hiki. Ndio damazi. Wewe unaona ni chakula wewe. Metre sawa asi. Ona kama sawa mkule. Unakatana chakula. Jama aracyari ingaragu, ariko yitegura kurongora. Nyamara abantu bavuga ko bizagorana kubona umufasha umukwiye, kuko kugira umugabo urya amakara n'umucanga ngo ni ibintu bisa n'ibiteye ubwoba cyane. Ariko kuri we avuga ko ubuzima bworoshye cyane, bitamugora gushakisha ibyo kurya. Saa yote kwa mimi napita ndailogota. Igihe icyo ari cyo cyose nshonje, ndagenda nkafata amabuye cyangwa umucanga nkirira. Kandi ibyo ni ibintu bitagoye namba kubibona, kuko amabuye n'umucanga ni ibintu biboneka ahantu hose ku buntu. Ibyo bigasigamo ikinyuranyo kinini, aho ibindi byo kurya bihenze ku isoko hanze aha. Usiko nakula hivi. Hivi tunakuwa vitu mbaya sana. Nipate kwa hata hivi kwanza. Nubwo kuri waya mafunguro yari ibiryo bisanzwe, ku bandi bantu babibona nk'umwanda, ndetse bakanakeka ko yaba afite ikibazo mu mutwe.
kuko kuri bo ni umusazi, ngo byagorana kubumvisha ko Jama ari umuntu usanzwe. Depuis mu butoto wangu vraiment bazazi bakwa nipatia chakula. Kera iyo mu rugo bampaga ibyo kurya nahitaga ndwara, ariko iyo naryaga ibi byo kurya byanjye nagiraga imbaraga. Niho namenyeye ko iri funguro ari ryo ryanjye. Nko ku mugoroba iyo nshonje ngenda mu baturanyi nshakisha amabuye n'umucanga, ubwo umunsi wanjye ukabura abaye. Ikintu gishimishije muri ibyo ni ukuntu ntajya mbura ibyo kurya. Vraiment ni chakula bien sana. Abantu benshi bagereranya ibyo uyu muntu akora nko kugira paika. Iyi wayigereranya n'indwara yo kuryagaguzwa ibyo ubonye ariko bitari ibyo kurya cyangwa bitarika. Dushingiye kuri BBC, paika yandura cyane ku bana bato cyangwa abantu bakuze bafite ibibazo byo mu mutwe. Ariko igitangaje kuri uyu mugabo ni uko nta burwayi bwo mu mutwe afite. Mimi kwa mama chef tene wa hii quartier hapa. Ndi umuyobozi muri uyu mudugudu, nkaba n'umubyeyi w'uyu muhungu. Ariko uyu muhungu wanjye aratangaje kuko arya ibintu bitari ibyo kuribwa kuva akiri muto. Yatangiye kurya imyanda kuva akivuka. Yahereye ku byondo, amabuye, imicanga, tugira ngo ni ibisanzwe nk'abandi bantu. Njya nibaza uko Imana yamuremye. Njya nanibaza niba yaraturutse ku wundi mubumba aho barya amabuye, kuko naratangaye umunsi namuhaga ibiryo akampakanira, ahubwo tubona yifatiye amatafari arahekenya. Twese biradutangaza. Nubwo nta ngaruka runaka byamugiragaho, ariko bagombaga kumushakira ubuvuzi, bakamujyana kwa muganga bateganya mu gihe ibi bintu byamugizeho ikibazo, ariko bagasanga ni muzima nta kibazo afite uretse kuba arya iyo myanda gusa. Ndiyo na mimi napimaka kula ku makala. Agose anani Mutwite naryaga amakara, ariko ibyo ni ibisanzwe ku bagore batwite. Hari ibintu runaka batwarira, ubwo niho wenda yabikuye. Ariko rwose naratangaye mbona umwana wanjye arya ibitarika. Yatangiye kwerekana iyi mico ku myaka 7, yakuze arya amabuye n'imicanga kugeza ubu nubwo akuze. Turazania katita mtosha meno, mimi tunamkutana na nenea na meno yote. Twatekerezaga ko amabuye azamukuramo amenyo, ariko amenyo yarakomeye cyane ndetse asa neza kurenza bamwe muri twe turya ibiryo bizima. Yakuze uko ashaka kandi natwe nta kintu byari bidutwaye, cyane ko nta nicyo byamutwaraga. Ibi rero bitugejeje ku musozo w'inkuru itangaje ya Jean Marie. Twizeye ko yabatangaje nk'uko natwe yadutangaje. Rimwe na rimwe ibintu bitangaje bitubera mu maso, ni twebwe bo kubigira iby'agatangaza cyangwa tukabifata nk'ibisanzwe. Niba wakunze iyi video, ntibibagirwe gukanda like, share na subscribe. Mwakoze kudukurikira. Iyi ni Afrimax TV, njye ndi Nathan the Storyteller.